Nambere imfura twazanye bakitwa Bisenyiko nararezwe sinorowe mu gitaramo kirimo inyahuro n'inyurizo ntabwo nterura nje gusa nimera nterurike terura udateba hano madini n'amatora atandukanye banyakubaho abayobozi mu nzego zitandukanye cyacu umuryango mugari watasiye inshuti z'imiryango Yesu ashimwe ahimbazwe basuhuje suko ndi mukuru cyangwa nzi kuvuga cyane ahubwo kwa data ninjye wari utahiye Mudugudu Jean de Dieu Muswa Karuhije Anastase nemerera rero data yarambwiye ngo ningera mu gitaramo nk'iki kirimo inyahuro n'inyahurizo nanone sinkanze icyo ndashima kabiri ntange n'intashyo babwire naho nduka fura nziza biganza bigoba mariza bikaga mu mashyo mu nkundire tubihe turugira gatatu ibya mbere dushimira Imana dushimira umuryango ko batwakiriye neza mu bihete nta kandi kamaro kabyo kabiri nta mutekano twafite muri kuyagira make ratata yanyu mwakoze yego muteze yombi nanone kandi data arambwira ngo ukurata inkongoro zaratabaza imyiriyo ni ko imfura zigiye nyemerera rero nakubwiye uko kimeza mu muryango ari Midugudu Jean de Dieu Hakaramuswa Karuhije Anastase ni ikegera cy'Imana yagiye ubweshyo nyemerere mu gutakira ninseruka mwiratane n'intamba mutambane mu kuri niyaduha ntagera nawe mu byohe byawe jyajuru guserukane mu gitaramo Imana yifatikanye imyaka y'igitandukanye ko ne bamuha amashyi n'impundu nyinshi yaretse nk'uko gutyo tubisanga muri Mariko ibice 10 umurongo wa mbere kugeza kuri 12 icyo Imana yifatikanye gitandukanye nuko nuko hanyuma rero turi kumwe na ba mwana turi kumwe n'abakwe turi kumwe n'abarumuna ba Anastase turi kumwe na ba nyina wabo turi kumwe na ba nyirasenge isibo yose twazanye abisabye umurengere dutanga intashyo ngo turabatahije Yesu ashimwe cyane